Murakaza neza muryango mugari, umuryango udukurikira ugizwe n'abantu bagera ku 2,000. Uyu munsi rero twagasuye umuvandimwe wacu mu kazi ahantu akorera, atubwira ibintu byinshi byerekeranye na social media. Musaza, watangiye twibwira ubyo watangiye? Ukuntu rero nge nabibwira no kuvuga ngo maze igihe kirenga nk'imyaka 5, nkora bino biboro, ariko ntabwo byigeze binyorohera na gato. Nkuko Nyayo TV shabimbajije, ni ibintu biba bitorushe na gato, n'urugendo rurerure. Ako nyine no gukomeza ukarwana n'ibibazo, ntago wafa ko ibintu bikomeje kunanirana, nawe niko komeza unanirana ku giti cyawe. Nicyo nagusubiza. Watubwira imbogamizi zimwe na zimwe wagihura nazo kugira ngo bigire uyu munsi ukitwa wowe kandi ugikomeje gukora? Simana, urumva ibibazo byabura. Umuntu mu buzima ahura n'ibibazo biba bitandukanye. Urabona nka bino biboro tukora, n'urugero ibintu bya internet tukora, niba wariyemeje ukavuga ati ngiye gukora iki, nyigira umwuga, ibintu bikukinege kwanza mbere na mbere n'abantu. Kuko abantu duhura nabo nk'ubu ngiye ntangira gukora bino bintu, ndibuka mama wanjye yarambwiye ati nigeze kubanza gukora umuziki tu, nakoze indirimbo ya mbere mukecuru ayumvishe, iryo joro ntago naraye mu rugo, baransohoye. Mukecuru ambwira ati ngiye nta kirara kijya kindarira mu nzu. Hanyuma rero nyuma yo gushyira umuziki hanze, wagiye uhura n'imbogamizi ndetse n'abantu bagendaga baguca intege, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukomeza gukora umuziki wawe kandi ukomeza no gukora ibiganiro. Ejo bundi nagiye kubona mbona hari akantu ka trendinze kwa Gasuku, mbona yagashyize kuri Instagram yiwe, kandi mbona kakurikiwe n'abantu benshi. Kari aka video ni iki cyaguteye kugakora kugira ngo ka trendinge kuri? Iriya video kuntu nayikoze, nje nayikoze ari ibintu nari maze iminsi mbona kuri media, nkabona abantu benshi, buri muntu asigaye no kuvuga ngo umuntu asigaye ahura n'ikibazo, aho kugira ngo bagifate nk'ikibazo, ugasanga media bo babifashe nk'ubucuruzi. Ugasanga umuntu ikibazo cye cyageze muri media, cyageze ahantu hose, ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe bari kumufasha, ahubwo usibye kwirirwa bamukora mu content, buri muntu akashiraho icyo ashaka, icyo yumva. At the end nyine usanga nta nyungeri mu ntacyo byamaze. Rero nje niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo gukora iriya video, nanayikorera n'abo bantu ntari mfiteho ikibazo. Nabo ngira ngo barayibonye, usibye ko babibona bakabyirengagiza bakigira nkaho batabibonye. Ariko ngiye icyo nashase kuvuga ngo umuntu tumara igihe kinini twihininga muri aka kazi, murabizi ntago biba byoroshe. Abantu duhura nabo aho bakadufashize, urazi nge buriya uzi nk'abantu nagiye nifashisha ukuntu bangana Nyayo. Man, ngira ngo nta muhanzi wo muri iki gihugu cyangwa umuntu wese undusha ubushobozi. Yaba Bruce Melody twaravuganye, yaba Yago twaravuganye, yaba nta muntu numwe ntarakubufasha. Cyo reka nge ikintu nakwiyemera, nkubeshe naba niyemeye, nta muntu numwe ntarigeze nakubufasha, kandi nta muntu numwe utanzi. Ubajije Melody aranzi, ubajije bano bana bose, bano ba DJ ba Philipita, nta muntu numwe tutaziranye. Umuntu uramuhamagara umunsi ukamubwira torazi isukune ibintu bimeze ko nyene ubufasha bwawe kari gutya na gutya ko bizi, naho ko wabibanje mu ko wabihojemo, nje umfashize iki, akakubwira ati ndaje nguhamagara minota 25. Iyo minota 25 itiva mu mwaka wose, umwaka nawo warangiza kuvamo akakubesha umwaka wose. Nyuma y'umwaka igihe cyagera nabwe ukamuhamagara ntanagufate. Urakoze cyane kudusobanura kubyira video, ariko tudatinze cyangwa tutizimye mu magambo. Kara ka video ubundi wagakoze werekeza kuri theben na Bruce Melody. Bruce Melody na theben tuzi ko ari abahanzi bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo muri South Africa, ndetse no ku isi. Theben aza mu bantu bakomeye ndetse na Bruce Melody. Kwa barabanze kari bombi kari babiri, buriya ni iki wabatubwiraho, ni iki ubona theben arushije Melody cyangwa se icyo Melody arushije theben? Rero nje iyo ndeba nkabira bintu bya theben na Melody, ndibaza nkava se kari abavandimwe, abantu bahiranye umuziki bose batigita nyine, byaranze buri muntu afasha mugenzi we ko yiboneye. None kugeza nk'iki gihe wenda bakaba baserera mu bintu bitanafite n'ishingiro, bariya n'abavandimwe, ibyo bakora byose bakabikoze mu buryo bwo gufashana. Wenda ubu ngubu rero ikintu cyica abantu, ngira ngo mbere bakizamuka pe batanganaga ubufasha, barafashanaga. N'icyo nibaza iby'isi kari iby'isi, baba bafite n'ubundi bakomeze bagafashana nk'uko bafashanyije. No gufashana no gufatanya nk'uko bafatanyije mbere umuziki bakaba barawufashe. Bibatwaye iki kwirirwa baryana bakora iki baryi uwavuga iki, ntago wamenya rega bira bintu. Usibye twe nk'abantu tuvuga ibyo tuvuga hano inyuma, ariko ntago wafa kumenya uri mukuri n'utari mukuri.
none se tutaguciye mu magambo ni iki ubona muri social media cyagakwiye guhinduka social media zo mu Rwanda iki ubona cyagakwiye guhinduka ibintu bikwiye guhinduka cyane cyane urabyibuka navuze kuri element namuvuzeho ijambo rimwe nge nabwiye abaturarwanda ko element nta kosa na rimwe afite kuba yaraje muri muzika nyarwanda kandi ibyo yakoze mwarabibonye usibye kubyirengagiza muribuka inyuma mu myaka ishize umuziki twari dufite ukuntu ibintu byari bimeze nabi uriya mwana kiza nubwo wavuga ngo Gaël yatanze amafaranga cyangwa Bruce Melody yazanye ubuhanga bwe uriya mwana afite ikintu kinini yafashize muri muzika nyarwanda abantu benshi batagenda babona rero njye nicyo kintu nashatse gusobanurira abantu ko Gaël nubwo wenda twavuga ubundi kwanza ngiye hari ibintu bijya binyobera nka ko Gaël tumumenya gute we nkaho ndakubaje ko Gaël ubundi azirahe mu bya wenda nk'umuziki tuba tubona ko Gaël ubona ari icyo akwiye kuvugwa Coach Gaël rero ngiye ikintu namuvugaho Coach Gaël ubundi dusanga tuzi ko Coach Gaël yabaga muri Amerika Coach Gaël rero umuntu uje mu Rwanda abona abantu bafite impano ashora amafaranga mu muziki kugira ngo umuziki cyangwa se amafaranga abashe kuyabyaza umusaruro none se ko mbona ko Gaël ari umuntu uvugwa kurusha n'abahanzi supporting afite amafaranga yagomba kuvuga afite amafaranga se wo kuva wabaho ku isi wigeze ubona umupromoter wese cyangwa bano bantu bashigikira ibitaramo mu Rwanda wenda abantu bashiramo amafaranga mu buryo butandukanye umuziki ukaba wakorwa cyangwa ukanakundwa no kuvuga ko Gaël ni umuntu wakakwiye kuba ahubwo umwanya tufata tuvuga kuri Coach Gaël ni nawo umwanya twica aho umwanya twakagombye guha abahanzi tugumarira kuri Gaël ngiye buri areba abantu bajyamo wenda Gaël sinkunenze sinkoze icyo mbabarire ariko ngiye ikintu navuga no kuvuga ngo Coach Gaël ntago twe tugukeneye uburyo tugukeneyemo no bufasho duha ariko abantu kujya birirwa muri media Coach Gaël ugasanga n'abahanzi afasha ba Melody bande na media yarabibagiwe bibereye muri Gaël se niwe dukeneye mbere na mbere nicyo kintu twashira imbere kurusha ibindi byose ego warakoze kuba waraje ukafasha abahanzi bacu bagatera imbere ariko nanone nawe wenda wakeruye ukatubwiza ukuri ukatubwira uti ngiye nkanjye ko Gaël nubwo nafashize bari abana bwari uburyo bwo kugira ngo nanye namamare cyangwa amafaranga ubonemo amafaranga se bwe acecesa akagiwe mu rugo akabyama akakora ibikorwa amafaranga nago yabona biragoye cyane none se gutatayabona urumva biriya bintu rero tutabitinzeho nanone warumbaje ku kibazo cya Melody na theben rero Bruce Melody na theben barakoboye ngiyaregeye njya mbona nkabona nyamara nta n'ikibazo bafitanye ahubwo ni business bibereyemo urakoze cyane none se twashaka kutubwira tumaze iminsi tubona YAGO twabanje kumubona YAGO ari umunyamakuru wo ku kinyamakuru gikorera ku murongo wa YouTube YAGO TV show none rero biza kurangira YAGO aje muri social media aje gukorera aje kuba umuhanzi yatangiye gusona indirimbo ya mbere irakundwa cyane asohoye indirimbo ya kabiri batangiye kumutera bu ku ma social media ni iki watubwira kuri YAGO rero ikibazo yagize ni nabyo bibaza abantu benshi dufite ukuvuga ngo abantu ntago bajya babasha gusobanukirwa uko kano kazi kateye iyi munsi ushobora kuba ushaka gukora igikorwa runaka ariko gasanga mu by'ukuri nta bushobozi buhagije ufite cyangwa ntago ukabona mu by'ukuri icyo ushaka gukora ku kanya nago cyakunda ukacya mu nzira zitandukanye ukaba wabasha no kuvuga ngo YAGO ikintu yakoze yifashishije ibiganiro anyura ku rubuga rwa YouTube arakora batutura Rwanda cyangwa abanyarwanda bamumenya nk'umunyamakuru ariko we YAGO mu bitekerezo by'iwe mu by'ukuri ikintu yari afite mu mutwe we yari afite plan yo kuba umunyamuziki kandi yari abizi neza yuko umuziki azawukora akabona n'abantu azi kuririmba sinzi impamvu abantu babinenga ahubwo byose nabitinda kuko abantu babinenga na abantu batazi umuziki koko ntago wajya mu rukiko ngo giye kwanzura utarigeze ubumwavuka cyangwa utariza amategeko rero abantu banenga YAGO kenshi usanga ari abantu batafite n'isano n'umuziki batanabiziho ariko ngiye cyo nakubwira YAGO yifashishije ibiganiro anyura ku rubuga rwa YouTube kugira ngo abone byibuze ubushobozi cyangwa abone na attention y'abantu abashe gukora uwo muziki we aricyo kintu YAGO yakoze ariko abantu kugeza n'isaha ya none ntago barabasha kwiyakira ngo bamenye ko YAGO yabaye umunyamuziki nicyo kintu kibatesha umutwe rero urakoze cyane urakoze kwitabira ubutumwa bwacu tubibutsa gukora subscribe no gusharinga ibiganiro byacu maze mujye mudukurikira uko bwije nuko bukeye ciao turabakunda ndabakunda cyane nanjye arinze mvuga ikiganiro se wumvise kitari seri buru nk'izi ngizi nukuvuga ngo wayisevinze